Alright, twizere ko kabisa mukomeje kumererwa neza. Mwe mwese mudukurikiranye hano kuri Gicumbi News Online, wowe uri kuri YouTube kuri Gicumbi News Online TV, kandi ushaka guca kuri wa eshatu akadomo Gicumbi News akadomo ca akadomo rawa. Twizera ko komeza kugubwa neza. Nyuma nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel Nkwayikaza ngaho mu kigali Gicumbi cy'amakuru. Twizera ko meze neza cyane. Bugesera arashinjwa kwica umwana w'umukobwa w'imyaka 17 nyuma yo kumusambanya. Iyi nkuru niyo tugiye kugaruka, ari nayo nza gusorezaho ikiganiro Gicumbi cy'amakuru cyo kuri uyu munsi ngewe, kugira ngo muze kubana na bagenzi bacu bandi, yaba Evariste Nsengimana, yaba Maniriho Emmanuel, ariko rwose twizera ko nabo bagenda bagutashya. Ni mu gihe Gicumbi News Group Media Limited akubwa ukeneye photography mwiza, ukeneye n'umunyamakuru ushaka kuza akabaganira nawe gadi Gicumbi News Group Media Limited, cyangwa se nawe ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe, kugira ngo gahunda zikomeze kugenda ziba fresh sana, kuko twamamariza neza. Ku bindi bisobanuro hamagara 0728 11 66 hanyuma ababishinzwe bahita bakwakira neza cyane fresh sana. Hanyuma ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bukaba bwaregeye urukiko rwisumbuye nyine umugabo w'imyaka 47 wishe umwana w'umukobwa w'imyaka 17 y'amavuko nyuma yo kumusambanya. Icyaha kikaba cyarakozwe tariki ya 15 kuza 14 mu mudugudu wa Rebero mu kagari kitwa Rugando mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, nk'uko nyine byatangajwe n'ubushinjacyaha bukuru. Buvuga ko nyine uwo munsi uregwa yasambanyije umwana w'umukobwa, nyuma akamunigisha ikiziriko, aza kumwica. Rero acukura icyobo mu nzu yari yacumbitsemo nyine, hanyuma mutamo nawe ahita ahungira mu karere ka Gisagara iwabo mu ntara y'Amajyepfo. Uri kumva uko bimeze kuri uyu mugabo w'imyaka 47. Hanyuma uregwa kandi icyo wamenya nuko yemera icyaha, akaba gisabira imbabazi. Uri kumva uyu mugabo ko atoroshye, yishe umuntu arangije kumusambanya, nyuma acukura icyobo, aza kuza kuba mushyiramo aho yari acumbitse, hanyuma ava mu karere ka Bugesera yerekeza i Gisagara. Uri kumva akaruko nguko bimeze hariya rwose mu ntara y'Iburasirazuba, ariko uru rubanza ruri kubera hariya mu mujyi wa Kigali. Uri kumva mu karere ka Gasabo. Akaruko uko bimeze kabisa muri rusange hariya muri karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Ariko uyu mugabo ko numva atoroshyera, uyu mugabo ntabwo yoroshye, imyaka 47 ku myaka 17 arangije anamwambura ubuzima. Uri kumva akaruko uko byaje kuza kuba bigenda rero kabisa muri rusange. Hanyuma icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akekwaho giteganwa n'ingingo, rero reka turebe, ni ingingo 107 y'itegeko 68 yo kwa 30 rero yo kwa 18 iteganya ibyanibano muri rusange. Ahangaha ni igifungo cya burundu, ni igifungo cya burundu pe. Karuko nguko bimeze hariya, ni igifungo cya burundu ahangaha, nta kindi rwose wazanga uravuga, ntacyo. Akaruko nguko bimeze rero kabisa hariya muri rusange, akaruko nguko bimeze. Hanyuma reka nizere ko umeze neza cyane. Rinanga nsoreje ikiganiro Gicumbi cy'amakuru, mbashimire cyane, nshimire cyane we twabanye. Ubwo nge tuzasubira ku munsi w'ejo. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, reka nkubwiye ngo Jabless, tuzasubira ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Hanyuma bagenzi bacu baraza kugenda basimburana n'abahangaha kuri YouTube ndetse no kuri washitswe Gicumbi akadomo ca akadomo ra. Muza kugira umunsi mwiza.